njye umugabo ufite ubugoryi kuriye ufite ubumara utuzuye ntago njyewe yanja mu bitekerezo Prezira barege mufungwa hirya ya Boaze yo kuba twaraje tugatangaza ukuri bo bakaza bakabyita ibinyoma ubu noneho kuri kugiye kujya hagaragara agiye no gutandukana n'umugore bapfuye iki noneho nimba rero Prezira atarabyaje umugore wa Boaze naceceke umugore babyaje si nyina umugore babyaje si mushikiwe umugore babyaje si nyirasenge umugore babyaje ntaho bavukana nimba baranamubyaje ibyo ni ibya Prezira no gucunga umwana no kumenya uko yiga nuko anywa igikoma kandi Boaze yari yabaye umuntu w'umugabo hashize ariko sinzi ibintu yatangiye n'ibyo atangiye namuhebye ahatwikira abana umwana n'umugore mu nzu nimba hari imfura itwika umugore n'umwana mu nzu agatwika inzu nimba hari imfura bagaburira igashaka kujya kumena isahani yaririyeho nimba izo mfura ariko zimeze ziba mu muryango w'ahandi genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire tubuze kandi nkwifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mudukurikira ndabashimira ko mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi nitwa Ezekiel Rukundo Kiranuka TV Intoranwa TV ukuri nyako Safiro TV urugendo online TV nishimira kubana namwe mu nkuru n'ibiganiro ngarukanye na Pasteur Juste mwe mu bagabo dusigaye dukundana nyuma y'urwango rw'iminsi itararenze n'iminsi 90 nishimiye kuguha ikaze mu kiganiro murakoze cyane umeze neza Juste nimeze neza ndashima Imana ngo haye ikaze muri iki kiganiro nanjye ndishimye kuba nongeye kugaragara kuri aya shena ngana gutya Miss yashize twakoze kandi yose anakomeye oya bose yose arakomeye urugendo online Kiranuka ukuri nyako Intoranwa Safiro TV zirakomeye ariko none se ubundi se wagize ngo ziranarenza ahubwo izishana kanisabira abantu bose badukurikiye hano bakore subscribe kuri Safiro TV ukuri nyako ahubwo oya kuri Safiro TV Safiro rero bayikure mu bishokoro pe biragoye kubera iki bigoye sinzi impamvu yishene ikomeje kugora kandi nyirayo yakoresha imbaraga zose zishoboka neze nta munsi arataporodinze ntaki iyi shene nimba azayigurisha akakora indi sinzi ashobora kuba wenda ashobora kuba yayigurisha cyangwa se Imana ikaba ari yizamugirira impuhwe ariko byagiye biterwa n'amariyuzi menshi iyi shene yagiye irya iyo shene yazayigurisha akora indi cyagura iyindi ikibazo kubona uyigura se bagura ikintu babona kirebwa azayirengagize rero ko agura indi ubushobozi bwo sano badukurikiye abo rukunda damuro kuri Safiro sinjya mbona ari amacano ya turuwasana 220 ku buryo ifatigate izamuka ku buryo se iyo ngiyo ariyo yamufasha guhita kuko iyi shene Safiro wagira ngo na YouTube ntiyizi ariko sinzi niba Safiro ahubwo nyiri Safiro azajya kwijandika mu mazi sinzi ukuntu bizajya nta kintu atakoze ituro yaratanze yarasenze ubwo rero igisigaye Intoranwa yigeze igera mu biganza bye nayihita ihuma igeze kwa hori ihita ikanguka oya kwa horerega hori ahubwo yangaje umuntu uzi yangaje umukozi sinzi yica n'umuntu azahura ni nkuko Irene yaza kuyikoraho naho yayizahura hori se ko hori wagira ngo ashinzwe kuzamura amacana akayatereka yayizamura reka aho ngaho duse nk'abaharenga abantu bajye kuri Safiro TV bakore subscribe bakurikira ibiganiro byaho biba ari byiza akenshi nkunda no kubigaragaramo cyane ahubwo sinzi impamvu batandeba kuri Safiro mfiki n'abantu kuri Safiro ntabamenye uyu munsi rero inkuru ni nyinshi tugiye kuvugaho hari umugabo witwa Boaze
wagaragaye kuri social media nyuma y'igihe kirekire agaragara kuri YouTube channel imwe yabaye nka brand yiwe akoreraho ibiganiro we n'umuryango we bishimishije bimeze neza nyuma y'icyo gihe cyose yongeye gukora eleri agaragara ku zindi YouTube zirenga nk'eshatu cyangwa enye bishobora no kuvamo ingaruka yo gutakaza ya brand ariko n'ubundi yagaragaye atayivuga neza nubwo mu marenga mu buryo byagaragaraga ni bwa buryarya turaza kugaruka ku nkuru ya Pastor Mutesi hagati yawe na Mutesi n'ifuheri iri hagati yanyu mumufuhira ariko nge Mutesi sinamufuhira kuko ntawe musangira nawe n'uwawe gusa Kuroda rakwica kare Pastor Mutesi nawe arabizi urebe ibiganiro byose byakozwe iwanjye niho yasubije gusa kukuri nyako niho yaje arandika ntizubwo ikindi mwa mukeneye niki murakundana nibareka ubwo gutuma adasinzira bamuha amahoro ariko uko byagenda kose wari uri mu ngingo z'ingenzi z'amakuru ariko ubuhanuzi bw'urupfu kuri Mutesi bumeze nabi bwahanuwe n'umuhanuzi nibishaka teoje ariko rero nawe iyo uvuga buhanuzi bw'urupfu ubundi umupfa hanura urupfu noneho uragarutse nuvuga ngo umupfa hanura urupfu umunyabugingo hanura ubugingo no kubaho neza nese ikindi gushaka niki uneze wagira ngo nibishaka ahanure ubugingo yarapfuye kuko ubonye warusimbutse urwo yaguhanuye hoya ntago ari yo mpamvu arasimbutse none abantu badukurikiranye ubundi warangije ingingo z'ingenzi z'amakuru ubundi reka mbanze tuhuza abantu mudukurikiranye aho muherereye hariho hose mu bihugu bigiye bitandukanye no mu Rwanda no mu ntara zigiye zitandukanye genda bakunda murabizi mbakunda mu mabara yose mwanutse mwanambwiye ngo komerezaho hose njye abantu ndabakunda nta wagutuka atakurebye kandi icyo nkeneye nuko abantu bandeba nta n'uwambukubwira uti komerezaho atakurebye rero ikintu warumbwiye kuri Boaze igihe cyose biragoranye ko ushobora kubona umukozi uva ahantu havuga neza keretse umukozi warezwe kandi ufite ubumuntu uwo nguwo niwe wenyine ushobora kuva ahantu akahava havuga neza rero n'ubundi ntago Boaze yatandukana na Prezire ngo aze amuvuga neza kandi igihe cyose umuntu arakurera bikagera n'aho agucutse yagucutse uhaze yagucutse udahaze nyine igihe kiragera akagucutse rero biragoranye ko Boaze yaza avuga Prezire neza ntibibaho nako nk'umuntu yakoresheje wari wagera ahantu muri quartier aho isambu aba ari y'umuntu umwe akagenda agurishaho akasenkani akaturuwasa akadesa akamiliyoni noneho akaza gushiduka urumva ahantu asigaye atuye atabona uhamugura ngo abone yajya gutura niko rero Boaze nawe yabaye niko ameze uwo muntu rero uzamusanga aba afite depresite ubwoba yego kuko ari igihe aba yarahagurishije desa agasanga umuntu yagurishije desa mu miliyoni nk'icumi cyangwa 15 yarangiza agahita avuga uti yo mbimenya nk'ubu akaba ari bwo mba ntangiye kugira ute kugurisha rero ntekereza ko biriya Boaze yavuze urabona yaguye mu mutego wa nibishaka kuko ahantu hose hari umuntu ushobora kuvuga Prezire nabi nibishaka arahaba bapfuye ikina Prezire nibishaka buriya nibishaka muri we harimo ko hari amacano yagiye azamura ariko cano tuzi yazamuye ni imwe yonyine ariko zaburi nshya ntabwo yayizamuye yazamuye iyihe yazamuye imwe ya Nepo ese buriya nawe wavuga ko yayizamuye yarayizamuye kuko pe yekwe nko ku bihumbi bingahe igeza kuri 20 kuba yaba yibwira yuko yazamuye cano nyinshi nibyo byamutera kugenda arwanya cano yazamuye aho ngaho naho rero harimo kuba yumva ko bitewe n'uko ibiganiro bye byarebwe yakumva ko zaburi nshya nawe yayizamuye ariko ntekereza ko yaba atari byo rero sinzi icyo umuntu wese ushobora kuvuga Prezire nabi kuko urabona ari kugenda akora udukipe twataka Prezire ariko bagasanga iyo kipe nayo ifite ba adversaire bakomeye kuko urabona azanye Penina baricaranye azanye Boaze baricaranye Boaze rero yitonde
yitonde cyane. yitonde gute se ko Boaze yagaragaye avuga ko abantu ntacyo bamumariye, aragira ati narabyaye ntibampereza igikoma. Nimba dutera inda ngo baduhembe turagowe, nimba turara turongora abagore bacu cyatukirirwa tubarongora kugira ngo tubatera inda abadiaspora bazaduhembe cyangwa nabandi, biragoye cyane. Ni ikintu gikomeye. Nimba ufite umushinga wo kubyara cyangwa se wo kubyaza umugore wawe mukabyara mukagira umuryango, tegereza Imana igira ibyo ikora. Ikindi ubanze wihigahige, noneho nabaje kugufasha nyine wumve ko ari Imana igize ikikora. Kuko rega ari n'igihe dusaba abantu ko badufasha kandi nabo wenda bafite kirize muri icyo gihe, kubera yuko Boaze uko yavuze uko nabibonye ni nkaho yakavuze ngo hari abantu bamufashije Perezida arabirya. Ubundi buriya nicyo Kinyarwanda ararimo avuga. Intumwa mwantumyeho ntiyangejejeho ibyo mwayitumye, nibyo yararimo avuga. Ariko sinekereza ko nonaha ngaha Boaze yarabyaye ni icyambere. Muri uko kubyara kwa Boaze abyara atwikira umugore n'uruhinja mu nzu. Mu gutwikira umugore n'uruhinja mu nzu, amafaranga yasanye iriya nzu yavuye kuri konti ya Boaze. Ese ntabwo saro agurisha na za moto ebyiri, yagurishije saro se. Reka nkubaza, wibagiwe ikiganiro umuntu witwa Ntaganzwa Perezida yakoze avuga ngo ntimuze kwita kuri aba bantu barimo banyuraho, barimo basana ibintu byangiritse. Ni rangete bari kwinjiza, ni ibiki, ni amarangi, ntabwo wabibonaga. Birasa byavuye kuri konti ya Boaze, babikoreraho si ibiganiro. Nuvuga ngo nimba baramwohereje amafaranga y'igikoma barakusanyije, bariho ibyo Boaze yatwitse. None se reka nkubwire, wagize ngo yafunguwe nta kibaye. Yigeze afungwa se? Umva yewe, yarafunzwe. Ibyo byose se si Perezida wabyirutse inyuma? None se bagize ngo nibishaka afungwa, ntabyo Perezida yirutse inyuma. Ahubwo abajyama ni indashima, ni nko kwakugaburira inda y'ingona. Hawuteye ibuye ku karere. Hoya aba batipe ni indashima binarenze. Ezekiye ntuzafungwe n'iki gihe. Ariko buriya umuntu ugukurikirana wageze muri gereza, uri kubyumva neza, akagukurikirana, yamara kugukurikirana ukaza utaburanya minsi 30, sibyo? 30 jours ukabona uvuyemo, niyo yakurya miliyari. Uzi ko muri gereza ari umuntu wakubwuta icyama nkagurisha ibyo ntunze byose, ariko nkasohoka ahantu. Ariko uraje ntuzi ibyagutanzweho, ntuzi umwanya wagiye, ntuzi iki, ntiwari uzwi, umuntu akoze izina ryawe aragufashe agukize ku kinyamakuru cye gikomeye, bamwe bagisengera ngo bakijyeho, we haragufasha ukigiyeho. Mu nyuma kuko kwambitse ikota akakwambika conga gatuma ugira uruvugiro ufite, waravugaga inkonda zitaka, rutaragiraga ibiryo, utari warakeye, umeze kuriya, ureba kuriya, ukanuye kuriya, wasamye kuriya, warangiza ahubwo ukabona ibyo yakugaburiye umaje kwijuta nibyo uje kumurukira. Rero ikintu gihari niki, Perezida intambara ari kurwana nayo, kuba Makuru ahari. Boaze ngo afite umuntu ngo Perezida yateye inda, ngo ashaka ngo kuzana umwana we. None se reka nanjye nkubaza, ashinzwe kujya kubarura abo Perezida yarongoye. Nimba yararongoye umugore we, naza avuga uti Berize muzi Perezida yaramurongoye, sibyo? Ariko nimba ageze ku rwego rwo kujya guhiga abantu ngo Perezida yarongoye, yari yamufatiye se ukuguru? Mumbarize yari yamufatiye ukuguru. Nuko tuvuga ibintu, twebwe twaraje turavuga, tugira ibyo tuvuga, kuki batavuze se cyagiye tuvuga? Nanjye nicyo kintu ndi kwibaza. None uyu munsi abonye ibintu bikomeye, bari kubona ibintu byazamuye urundi rwego, batangiye kuza gusebya Perezida. Ahubwo Perezida barege mufungwe. Perezida nabarege mufungwe kubera yuko mutangiye kurengera. Abarege bafungirwa iki? Erega Ezekiyeli, uyu munsi wa none nimba umuntu aje agatangira kuzana bene ariya marenga agaragaza ko atafashijwe,
ejo azanacika avuge n'ibindi kandi hari abantu burya uzi ko hari abantu bagira mu nyangire ariko ibyo wari ubizi hari abantu bagira mu nyangire rero icyo nabwira Plaisir nkuko neretswe nakomeza asenge nje nabonye Imana imukura mu gishanga imukura mu kazi kandi koko ryayerekwa ryawe mwambika imyambaro rero ko hari abantu bashakaga nyine kumwambika ubucocero sinabivuze se byaba ari by'ibingibi nibyibinyine none se aho umuntu ajya guhiga umwana yabyaye nko yamuzifatiye ukuguru cyangwa yari yamucungiye umutekano urumva ese ubwo uri kumva erega umuntu ashobora no kuza uti Plaisir twarabyaranye twese tugahita tuvuga ngo uzi ko basa koko abantu bakamutakariza icyizere bureze kera umuntu wese uzaza arwana gusenya izina ryawe nubona n'inyundo uzayimukubite ukaba untoje kwica none se ukubiswe inyundo wese arapfa hari inyundo erega zitari bunyundo uyu munsi uyu muryango impamvu ndi bukoresha uyu muryango nuko wowe ubwawe wigaragaje kuri kamera vuga ngo Boaze na Berize none se sibo baje rega n'umwana nawe yarahari nuza kuri kamera jya umenya ngo uje kwiyanika kandi jya umenya ngo uraje tugusesengure nyine siko se bimeze rero ahangaha wenda abantu bari biteguye ko tuza dukubita Plaisir ariko hari ibintu biba ukabona abantu barimo bararengera bigasaba gukoresha ukuri bitewe nuko kuri nyine nuko guhagaze kuko ntushobora kumbwira ngo umuntu uramufasha mwese uko Boaze yagiye aza kuri izi mbuga nkoranyambaga nta muntu utabizi ageze ku rwego yambara agapira ukabona arakeye ageze ku rwego ahanagura urukweto ukabona rurakeye ageze ku rwego ubona yambaye ikote ukabona ni ikote rikanamukwira wenda hakarengaho gatoya none ari kuba muremure uraje ufasha umugore wari ugiye kwicira mu nzu nzika arayifite mu mutima nawaza ukuri nkuko yakwitangarije urabyumva neza utangiye kumwita ko ari umugore mwiza ko ari iki uri gushuka abantu bagize ute bazi ibyo wakoze abantu batangaje ahubwo se wayibagiwe uwo mugore uri kubwirwa ko ari mwiza utekereza ko yibagiwe uri gushaka kumutoneka mu guma aguhungira mu cyumba sota mu idirishya acaho ari buri yambaye ubusa buri kubera amasomo ya Plaisir araguhishiriye kubera Plaisir aragiye aricaje araganirije aguza amafanta atanze amafaranga kwa sobukwe bakwise ngo ifundi barongeye bakugarura icyizere nk'umukwe nabwo ari bwo by'igihuha urumva uricaye Plaisir akubwiye ukuntu mugiye gukora ikiganiro akaba guhaye amafaranga ukaburishya iby'abandi ibizava mu kiganiro akiyishyura uri kubyumva neza icyo kintu uri kuvuga ndakumva mukoze ikiganiro hari kwinjira rangete turi kubireba arakugurije akeneye kuzishyura ibivuye mu biganiro n'abamufashije wasanga hataranavuyemo nawe yaguhaye none utangiye kubona yuko inzara ije ku buzima bwawe ariko si n'inzara abwo ari abantu bamenyere kubika ibintu batakoreye we huraje ubonye ko uyu mwanya uro kwifatanya nibishaka nawe bavuze kuri zaburi nshya bagapininga nimero ye abadiaspora bagahamagara bakamufasha bakagira gute akabatenguha akavuga ibyo kubenura akabatenguha akabagiye muri gereza akabatenguha akagaruka azi yuko yisubiyeho akagumya akabatenguha Penina uwo tukana ibyamantuza yumiye Penina uwo muri kwifatanya mushaka kwifatanya muri kuvuganira niwe waje we niyumviye ijwi ryavuga ngo yakuniye ku ruhimbi kuri aritari ku ruhimbi rw'Imana urumva abo bose abantu Imana imaje kubagaragaza noneho abo nibo bagiye kwifatanya barwanye zaburishya wagaburiye abantu yambitse abantu yishyira abantu mituweli nimba yaranayariye yayabakozemo urumva ntago rero bene abantu banyumve neza ntago bene ibyo ngibyo ari byo kuza ngo abo bantu biteranye wo twikiye umugore mu nzu reka nkubwereze cye buriya ririyajwi umugore yavuze bwa mbere muze kurishaka murishyireho ririya Ndahiro Valence papi yamufashe urumva ririya Ndahiro Valence papi yamufashe kuriya niko kwari ko kuri
kw'ibyabaye muri kuriya gushya ndetse nze ndishaka urumva si baryumvishe se abantu watabawe n'abaturage bwangu bakamucisha nese ubwo izo zo idirishya ry'ubwiherero bwo mu nzu adutangariza ko yari arimo guha umwana ibere agatungurwa n'uko ngo umugabo yamubwiye ko inzu ifashwe n'umuriro ngo umuhungu wa hano inyuma ngo yamubwiye ngo mvugana ngo n'uyu ngo babana ubwo umbwiye ngo mvugana n'uwo babana bazi ko ryasibika ubwo ntago hari bazi ibyo bavuze uzi ko ibyo bavuze wasanga batabizi nta n'ukwezi ndamara mbyaye urabona mfite imbaraga zo kwirirwa mvugana n'abasore umugabo mama gaje avuga ati yaje ndabona yarakise icyamurakaje uwo mwihoreye ntuvugane nawe hashize akanya bavuze ngo none ngo bambwiye ko uwo mwana ngo atari uwanjye ndamwana ariko ukamubwire abantu bose bavuga ko umwana ari uwawe wakituje n'ubundi ko bizamenyeka noneho anje asohoka hanze numva urugi rwikubiseho reka dusoreza nibyo rero nakubwira iri ni rya jwi ryavugaga iryo jwi niko kuri kw'ibyabereye hariya yego nicyo kimenyetso cy'ukuri kw'ibyabaye hariya yego noneho Prezire nk'umuntu hostinze uyu muryango nawe ufite ubushobozi ezekiye ukumva ko ngiye gufungwa pe cyangwa ukumva ko nageze muri gereza ufite ikikora wagikora ntarajya amageragere yego ndabeshya ntabwo ubeshya Prezire ahari nyine buriya iyo ukora iteka ryose umuntu atazi kuri kubikora yumva yuko ibyo bintu byari byoroshye buri uriya mutipe uwamwumvisha ari rweza amenyo si rweza amenyo yari afungiye yavuye Kimisagara ajyanwa rweza amenyo yego twe turi mu bantu bamusuye banamwiboneye aho rweza amenyo rero bakina pranka ko yari ari kwa muganga urumva ko ibyo nabyo bihenze ariko ahubwo arahararamye arasamye barakanuye ibaze ariko gukavaringa mani inkuru korode yiboneye imbona nkubone ukayikavaringa ibintu Ezekiyeli yiboneye imbona nkubone yego ma kandi barangiza bikemerwa yuko ibyo uri gukavaringa avuga ariko kuri urumva izo mbaraga twari tugiye gufata agafoto buriya bari kubyemezwa nuko agafoto twari twamaze kukabika rero nukuvuga ngo hari ibintu abantu bitiranya muri uko kubyitiranya ugasanga rimwe na rimwe ntago barimwo babyumva uyu mugabo witwa Boaze nimba yibwira ko afite ibintu byashyira hasi ntaganzwa Prezire aribeshya cyane yibuke ko amabanga ye y'urugo rwe yibuke ko Prezire yafite najya kuvuga ibi bintu yibuke ko ibipapuro bimukura muri gereza urumva Prezire abifite yibuke ko aho kurangiza Prezire we yarangira kuko buriya bigoranye ko umuntu ufite ikinyamakuru arangira uya biranagoye no kubona ibindi biganza bisama Boaze wabikura he ko n'uwamuhaye ikiganiro yakimuhaye kugira ngo abone views z'uwo munsi kwari no kumurangiza nese ubu nitwicaye nituri kuvuga urumva none weho uraje baguhaye 20,000 twamenye ko yanishyuye 20 urumva uraje nguze utaramana abantu umuntu w'umugabo wagufashe mwana akagufata akagukura mu nzu y'imbohe nimba kwa Prezire byari byanze rwose wenda hakajyana umuntu ukubwira kuko twamenye ko abantu banirinde hari abantu basigaye bahamagara abandi bakavuga uti ibintu naguhereza Ezekiyeli yaba yarabiguhaye nta n'ikintu yaguhaye none se wibagiwe umugore wa Sirasa azavuga ngo hari umuntu wamubwiye ngo bahaye Prezire miliyoni 10 nimba ari n'ebyiri ariko biranavugwa yuko Sirasa ngashobora kuba yaratorotse muri iyi minsi yatorokeye he sinzi ahantu yatorokeye ariko biravuga yuko Sirasa ashobora kuba yaratorotse murenge wa Ntuza ariya muri kara gace araza Nyabagendwa atagihara ari gushakishwa n'inzego z'umutekano kubw'inda yateye umwana w'umukobwa ibyo nahamagaye n'umudamu we arabimenyesha iyo ni inkuru ubwo tujya gutohoza ujye kuyitohoza
sindamenya neza turajya kuyitohoza ariko nahamaga n'umudamu we. rero ni ukuvuga ngo abantu babanze bumva iki kintu sibyo nimba ushobora kuvuga ngo purezire bantu b'Imana narabyaye ntawampembye bishatse ko ufite amakuru ko hari wari waguhembye ubundi urashaka ko baguhemba bagufatiye akaguru utera inda urashaka ko baguhemba bari bakubwiye ngo ubyare uwo mwana hari umugabo wabyariye weho iyiteho nubona bataguhembye usenga Imana nimba unahagaze nabi Imana izazi kugirire neza si ibintu byumvikana ibyo Imana izazi gufate inagufasha rero ibintu byo kuvuga ngo nta muntu wagize gute hoya ntaga aya magambo Boaze yagakwiye kuyavuga ariko ashobora kuba yabikoreshejwe n'abamuhaye ibiguzi by'ibihumbi 20. aba nabo uyu mugore witwa Garasi uri kuzana abantu basebya purezire. Garasi se ni uri kuzana abasebya purezire itonde ku kiganiro wigeze umubonamo itonde aha nuzanamo ibintu bya Garasi itonde ndaza gucekinga amenye ko haba hari urwango mwaba mufitanye na Garasi weho fata ibyo nkubwiye kandi nongere nkubwire Ezekiyeli hari abantu hano hanze badafite ubumuntu bwarangiye ariko Garasi abaye yabizanye purezire se we ko yazanye umwana uza kumusebya akavuga yuko yamwigishije gusambanira mu rusengero ubwo yaba ari kimwe nyine ari kimwe ntago Garasi aho ngaho naza kubimurenganyiriza ariko se ku buryo wabimushimira erega Ezekiyeli buriya nimba umuntu akugire nabi uri umukristo ntago ho akamwituye inabi none se umuntu wigisha abana gusambana ubwo ni umukristo ariko nta n'uwabafasha nyine nabafasha ariko umuntu uvugwa izo nkuru oya bariya nabo bashakaga gutwika nta nkuru se nakoze zumvikanishaga ko ari ibintu bapanze ubwo na Garasi rero reka akora ibintu yapanze abaza kandi purezire yarabeshywe na bariya batipe ariko se ahora abeshywa nawe purezire se erega ubu kata kwakira ngo uvuge inkuru y'ukuri wiyiziye ko nge ntaramwaka ikiganiro ikintu nakimwakiye yarakimpaye nge none se abandi bose baba bakimwatse barakimwaka nawe ukimwaka ujye kuvugayo iyi nkuru ya Boaze tureka kwakira kanze ndahita nkimwaka ndi hano dukomeze rero uvuze ko bifitanye isano na Garasi gute rero nyine biba bifitanye isano man Garasi akaba ari uzi aho umwana uwo muvandimwe ari se none se atahazi ntago uyu munsi wa none rega ese Ezekiyeli inkuru yasohoka ku kinyamakuru cyawe ntubu yiziho yasohotse ku kinyamakuru cyose baba bamuhaye footage none se bakagwa ibyo ushyiraho utazi impamvu urumva ni abantu barangije kugira urwango Garasi na purezire bagiranye urwango ku buryo umwe yabonye ikintu gisebya undi agisamira hejuru ataranakigenzura ku buryo umwe wese aza aravuga ati ngewe ariko purezire twaganiriye ntago baganiriye reka tugaruke kuri uyu muhanuzi nibishaka ugaragara nkaho yari ari kumwe na Boaze mu kiganiro ubwo umunyamakuru Pasi yabajije Boaze aramubaza ngo purezire wamubwira iki Boaze aravuga ngo purezire rero ni umuntu mwiza ariko ameze nk'uvugira ku mutsi w'iryinyo nibishaka ahita amera nk'umwenyuye ahita amera nanone nk'ubabaye ahita asohoka mu kiganiro wabibonye nuko nyine ibyo babwiye kuvuga ibyo Boaze yari yabemereye ko avuga yabihinduye akaba yari yabyemeye kubw'amayeri yo kugira ngo abone uko asaba kuri social media ahabwe ikiganiro asabe erega buriya ni ibiboneka ko hagati ya Boaze na purezire yanze kongera kuba hostinga purezire buriya haba haragiye habamo ibintu byinshi hagati y'umutumirwa n'umutumira haba haragiye habonekamo litije nyinshi cyane ku buryo zatuma nyine abo bantu badahuza rero ahangaha Boaze nahagarare asome hano arwumve neza kuko niwe warwishigishiye agenda yivumbuye ku tundi ducano duto nivuga ngo rero ubiyaza yajya kujya kuri zaburi nshya
akagaruka akiterera kuri kiranuka ubaba yaranagize cana akajya hehe ariko hariya kuko yagize ngo abantu bazahora bamufasha sha ibintu maje kubona kuba diaspora muri inshuti zanjye mwese ndabakunda ariko ari igihe ufasha umuntu ejo ukabona undi ufasha twumva mbisobanuye neza hari igihe ubona umuntu ufasha nejo ukabona uwundi ufasha ariko se kangoze Justin ubundi gufasha umuntu udafite icyo yimarira byo uwo muntu ukora ugufasha urumva byamushimisha ku buryo ahora aguteruye mu biganza nta gihe umwana aterurwa ariko akaba n'igihe cyo kumushyira hasi akiga kwigenza buriya rero hari aba diaspora beza no mu Rwanda barahari abantu nyine bafasha ashobora kukubwira uti ibi 200 nguhaye genda uranguremo amakara kandi uze gufotora uyanyereke umena fagitire akaba kunguye agatekerezo keza nyine ko kuba wakwiteza imbere kuko ya mifuka y'amakara uranguye nimba ari 20 yose ari kuva hose nkisase 1000 urumva hari ukuntu wungutsemo ariko hari mu diaspora ufata 200 akakubwira utenda nkugurira ikarita nawe nkaho wakagize ubwenge bwo kubibyaza umusaruro ugahita uyayamo nyine ukumva ko kurya amafi ukajya utahana watermelon ukajya utahana n'amakeke n'ibiki amazi yiyongera amazi yo mu rugo ukajya wishyuramo n'amazi ukajya wishyuramo n'umuriro rero kumva ibyo byose ugasanga nyine ewana nta kintu bikumariye kuri iyi skandari ya Boaze y'uburyo yagarutse kuri YouTube akagaruka gutongana bigaragara ko tageti ari ukugaragaza yuko afite inzara ndetse akanerura akavuga ko inzu babagamo ari nayo yagize ibyago byo gushya bayivuyemo ubu ngubu bashobora kuba bari ngo mu kazu bashobora no kugwirwa n'ibibuye sibyo mu by'ukuri ari uburyo bagaragaye kuri kamera bambaye neza erega bureze kiyeri witinda wivunika igihe cyose ukoze ibyangwa n'amaso y'uwiteka ukabeshya ikinyomu kibeshya isi ntawe yibeshya ahubwira kubeshya nimba ugaragaje abantu ko ufite ubushobozi bwo gusana inzu watwitse ariko kuki Boaze yumva ko Imana izamubabarira gushaka kwica umugore n'umwana nuko ari impanuka yabaye kuki yumva ko nyine icyo kinyoma kuki yumva ko kuki Boaze yaryamye yumva ko Imana izamubabarira hirya yako kazu araje anatandukane n'umugore bigaragara oya genda simbivuze ibintu mvugiye hano kambisubiremo hirya ya Boaze yo kuba twaraje tugatangaza ukuri bo bakaza bakabyita ibinyoma ubu noneho kuri kugiye kujya hagaragara hirya yo kuva muri iriya nzu bamaje kuyisana hirya yaho bari agiye no gutandukana n'umugore bapfuye iki noneho uzabibona ntagerega Imana urumva hari ibintu rero twihaye ngo Imana ntabyitababarira ngo Imana ni nyembabazi ukibwira ko Imana izababarira n'imico mibi n'ibintu dufite mu mitima yacu kwihana kwiza kwa Boaze yari kuvuga uti by'ukuri twarashyamiranye nk'uko abantu bashyamirana n'abandi nkoreshwa n'umujinya w'indengakamere bigenda uko ariko Imana imbabarire ariko kuza sha wafunzwe ukavuga ngo wari uri kwa muganga ubeshya abantu ariko Imana ntuyibeshye mareka ntumubi uzina amahoro neza ko wababariwe ariko biragoranye cyane rero umugore yavuze yuko bari kwa muganga kandi ngiye umugore ibyo yivugiye mbere birahari twanabibumvishije nta nubwo aho twirwa tuhajya ariko se uburyo polisi yari imufashe shabya byihorere ubundi hari ibintu wirirwa utareka kujyamo gusa ni byiza ahantu Imana igiye kumutamariza niho heza kuko Imana igiye kumutamaza imubwira ngo adafite umuntu uri bumuramire noneho twibonera ibizibiti impapuro z'uko yari afunze zitije zitugeraho atazi yo zavuye ibyatanzwe kugira ngo afungurwe bitugereho atazi yo byavuye ntago byavamo kumusubiza isheni azanasubiramo none se ubundi uzi hano nicaranye iki ngeyo nigarukiye mu kibuga ko mba nakigarutsemo
bavuze ngo amatiku warayaretse ariko wizaniye ubwino. ariko ntago yari amatiku, Ni ubwino. ni ubwino ubu ngubu ariko amatiku ubundi Ezekiye uzarinda upfa kurikiranuka ufite abakukunda ufite n'abantu bakwanga. Abakwanga noneho nabo bari mu byiciro bibiri. Hari abazakwanga ariko bakurebera ibiganiro banandike comment, hari n'abazakwanga bace hirya bakugambanire. Rero ibyo byose kuko umuntu asenga bikurwaho n'amasengesho, umuntu akakwifuriza ikibi akabona uteye imbere, umuntu akagukuraho amaboko akabona uteye imbere, umuntu akakurwanya akabona uteye imbere. Amasengesho niyo akuraho byose. Rero Boaze kubw'ikinyoma yabeshye isi afatanyije na Prezili, bose bihangane ntibizabagwa amahoro, bazivananamo kandi tuzamenya ibyabo, tuzabota. Man, iyo umuriro bacanye hano turawotereka. Icyo nabwira Prezili nasenge nkuko Imana yabinyeretse, ubwo bushwambagara bumukuyemo. Ikindi gisigaye Boaze yihanganire kirize, nimba nakennye nimba nanashonje asenga Imana yamutabaye ahashise, izongera imugirire ibambi girute imutabare. Bisobanuye ko kiriya kiganiro cyakozwe kigambiriye kwerekana yuko hari inzara ikomeye mu rugo rwa Boaze, ndetse bamaze ukwezi baburara no kubona irindazi cyangwa igikoma cy'umwana. Uretse se ko abantu baba nta bwenge baba bafite, umuntu waburaye asakuriye, umuntu umaze ukwezi atarya asakuriye. Ese Ezekiye uzi ko mbere yuko mburara nabanza nkagurisha uyu mupira, nkagurisha inkweto, nkagurisha radio, televiziyo na kamera n'ibiki byose kugira ngo ngere ku rwego mburara ukwezi? Ariko ubundi wazamaze iminsi 3 utarya ukumva. Ahubwo se narinda ngera kuri urwo rwego rwo kuburara ukwezi, abakora ubuyedi nibahari. None se nyine wakabimenya. Uretse n'ubuyedi wagurisha akantu kamwe mu byo ufite niyo firigo cyangwa nibiki, ni intebe n'iki. Akose wa mugani umuntu yatwitse inzu, intebe n'amafirigo byose birashye. Nyuma y'iminsi mike yabongeye gusubira muri yanzu, firigo iragurwa, intebe zirongera ziragurwa, hashyirwamo ibindi bishyashya. Ni gute uwo muntu asonze? Ni gute uwo muntu atafashijwe? Wakagurishije firigo, wamara kugurisha firigo ukagura ukareba utuntu wakora. Rero by'ukuri wenda nyine abantu nibabashimira mwiriro, ariko Prezili rwose nirengagije amafuti. Nimba hari n'umuntu dukurikiranye watumye Prezili koko kuri bariya, ariko abanza averifiye amenye ngo amafaranga yahaye Prezili yakoreshejwe iki. Yego. Ese yayatumye niyo yashyizemo rangete? Ese ntago abareba damuru ubu aya masaha yageze kure. Ese niyo yaguzemo rangete? Ese niyo yasize amarangi iriya nzu kuri ya nzu yongeye gasubira uko imeze? Ese icyatumye uriya mukira atakumya kumukurikirana ni ikihe? Ese abantu bagiye bashima kwera? Imana ijye babarira abantu gusa. Hari aho rero wenda ahanga kuri iyi nkuru ya Boaze turaza kuba tuyisubikiye ahangaha twinjire ku kindi gice cya kabiri cy'inkuru yacu. Arinze ko ikiganiro nkishoje, ariko hari aho n'ubundi yigaragaje. Man, avuga ko nta bantu bigeze bagira icyo bamumarira. Kuvuga ngo nta bantu bagize icyo bamumarira, rero byatera umutima mubi aba diaspora, by'umwihariko bagira uruhare rwo gufasha abantu bene wabo ba hano mu gihugu, kuko haba harimo n'abarundi badufasha bitewe n'inkuru twakoze. Kuvuga ngo nta kintu bamufashije. Burya umuntu nanone ni uba wiyize, wasanga koko nta nicyo bamufashije. Yego. Wasanga nta nicyo bamufashije, ariko kuba batarakimufashije nta rubanza. Bikaba gutwika inzu byaba byaratewe n'ibiryo byari byabuze mu nzu bagahitamo gutwika inzu, kandi byahiriyemo, kubera ko batafashije, kandi byahiriyemo nabyo byari ibiryo. Ako se buri umuntu ntashobora guhita ahurwa kugufasha bitewe n'umurengwa kubona. Nimba yavuze ngo nta wamfashije, ubwo nyine nta wamufashije, nta nuzigera namufasha. Ninde se wagufasha abona mu bufasha wahawe ukora ubukwe ubibyajemo umusaruro wo gutwika inzu n'umugore n'umwana? Ubwo ninde warenga ibyo akongera kugufasha? None se nyine yavaye, ari we wafunze amayira.
nawe urambaza nawe nkagusubira yavese ninde wakongera kugufasha ariko icyambwira umuntu wamushutse uriya mushuko cyangwa kari agatwiko bari bateguye ati dutwike dusarura amafaranga nabyo tukaba tuzabimenya oya umva ikintu cyakiri hariya Ezekiyeli hari inkuru yari yagambiriwe gukorwa iyo nkuru birangira idakozwe bashaka ibindi bakora yego kandi iyo nkuru Boaze ni wari uyiri inyuma ahubwo Prezida abe maso amenya abo bagendanye ngewe inkuru nzi yari yagambiriwe kugira kuwa kabiri hari operasiyo y'ibinyamakuru birenga nka 5 uyu mwene data dukora akazi kamwe ku ntoranwa dufatanyije gukorera intorano ari mu bantu biyambajwe bahamagarwa n'umwe mu banyamakuru amuga ati ni we wabasha kubaza iyi nkuru yo kugaragaza yo gukora operasiyo yo kugaragaza ahantu bivugwa ko Prezida yabyaye n'uwo mwana ngo yari kuza ugiye kuhatwereka meruko uwo mwana yari Boaze ni Boaze meruko uwo mwana na nyina bari bicajwe ahantu hakaze hano hafi muri izo hoteli zo mu mujyi gahunda yari hari nuko byari ngombwa ko uwo mubyeyi nibavuga uti vayo agomba kuvayo cyokoze hariyaho Boaze yari ikengeye wabonye ukiriya rweza amenyo ngo yagiriwe inama ngo nabanza ashakisha uburyo ngo apimisha DNA z'uwo mwana ngo abanza verify yuko ari uwa Prezida babone kubitangaza ubundi ngereka mbaza abantu baraza gukora DNA za Prezida kambaza abantu badukurikiranye ubundi kuba bazana umwana wa Prezida ni igitangaza si umugabo sabyara ubundi zafite abana ubundi si inkuru zagiye zimuvugwaho zose bigeze bumva ari shyashya ku buryo kuzana umwana byaba ari igitangaza ubu kuzana umwana wa Prezida ni igitangaza ejo senge nibubona kanjye kikaraze hano ahubwo zari ikibazo nibaza uyu Boaze ugiye kugaragaza umwana wa Prezida yapfuye iki n'umugore kugira ngo bigere kuri skandal yo gutwika inzu yegora si umwana none se ahubwo we wanjye Boaze twabanaga ariko kubera ko umwana ari wa Prezida bibaye ngombwa ko tubibabwira twabice mu marenga ibintu biragira nimba Prezida atarabyaje umugore wa Boaze naceceke umugore babyaje si nyina umugore babyaje si mushikiwe umugore babyaje si nyirasenge umugore babyaje ntaho bavukana nimba baranamubyaje ibyo ni ibya Prezida no gucunga umwana no kumenya uko yiga n'uko anywa igikoma nyina naza akavuga ko yabyaranye na Prezida kandi nta gikoma agira tuzamuhostinga rogotwe twe tuzamuha twebwe ntago tujya dushyiramo imiyaga tuzamuha rogotwe tuzamuha yisenye cyangwa yiyubake ikize yisenye n'akabanza yari kuzabona kaburi reka aha tuharenge tuzagaruka episode ya 2 tugende tureba akantu ku kandi hari igihe byanarangira Boaze avuze ati rero n'ubundi byatangiye kumenyekana niba inkuru zageze kuri Byose na Ezekiyeli yuko ari nge wari uyoboye operasiyo n'ubundi ukoze mu nnyo y'intuza amarira kuwakondeka n'ubundi mbigaragaza kama mbaya mu nnyo y'iki yimbwa neza nimba uvuze innyo imbwa ntago yo wari kuyivuga cyangwa utakitwaza bakavuga ko nabisi nuzi hoya ntago ariko erega abizanye hano ku mihanda tuzajya tubavuga ibyo mujye mubireka impamvu uzana ikintu kuri YouTube hari ikindi ubushaka ibyo ubushaka rero ureka bikuzire cyane ko n'ubu bitakibonwa nk'itiku ariko ni itiku uri erega abantu nabo bamaze gusobanukirwa wozanye ibintu kuri iyi mihanda ni iki se gitumye ubikora kuri kamera ni ukugira ngo natwe tubivuge uvuze ko inzara ikwishe ukennye kandi ufite amaboko gute abantu batari bugusesengure n'uburyo wagitinzemo ubwo bukene igihe twaje hano dufite ibibazo abantu baradufashije kandi banabona ko badufashije uye n'ubu yaba kikomeza ashobora no kubona nk'uku nguku uri gukora ikiganiro akavuga ati ukenera agatike mukozi w'Imana ko kugira ngo ukomeze guhaha abantu baradufashije akagutera inkunga ariko nanone wiza hano kuri kamera uvuga ngo nta bantu bamfashije tukuze ndaza kugarura video y'uburyo nge na hostinze Boaze bwa mbere tukuze ndayigarura abantu rero nibo bizanira depression ni nabo bayikururira nge Ezekiyeli
umuntu uzaza hano akivuga kuri social media nzaza ntanga igitekerezo uzanyanga ngo ni mu matiko azanyange uzankunda azankunde nubundi nta heza hiyisi ariko umuntu uwo ari we wese uzaza hano akivuga nanjye nzaza mvuge twigire kwa Pastor Mutesi rwose aho sinjyayo n'urukundo ruri hagati yiwe na Bishop Gerard Ezekiel wimvangira inkuru iyo ni inkuru kwayo turongera twicare nawe tuyikora kwayo ntacyo ubwo uragira ngo iyi nkuru nyihuze n'ibihurirahe wapi iyo ni inkuru kwayo aho naho harimo vabu nyinshi urasi igituyikoza iminota 30 irenga 40 ho none se uragira ngo nsimbukira aho ngeyo mpababura oya aho ngaho ari naho ruzingi iyo nkuru urayiza ariko ubundi aya we ayinya ihorere iyo nkuru n'ubutsamu hari abantu reka aho ngaho wenda twite aho hihorere tugaruka inyuma ho gato hari abantu bakomeje banditse mu makomantere bagaragaza yuko kuza gusabiriza bidakwiye umugabo ufite amaboko abiri ndetse baranavuga ati fata umugore wawe agenda akore ikindi nawe ugenda ukore muharanire kwiteza imbere mwizamure muvana ubugoryi n'ubujajwa aho ngaho Ezekiel rero buriya umugore n'umugabo kambanze ce umugani ku mwana apfira mu iterura hari abantu bashaka ko dukira cyangwa tugira ibindi bitekerezo ariko twararangije kuba ibigoryi kera bisaba ko urugendo nk'urw'imyaka ingahe rwo kugira ngo badukuremo ibibazo biri mu bwonko kubera ko bigoranye ko ubugoryi buri mu mutwe wa Juste bigoranye ko ubwo bugoryi bwavanwamo n'ijambo uvuze ngo ninjye gukora ikiyede ibyo njye narabyibagiwe kera byaba ari ibintu bigoranye ubwo nizere ko igitekerezo ndi gutanga abantu bari kucyumva none se Zeki wagize ngo nta bantu warebye hano wa muhungu ndi kukureba wagize ngo nta bantu sema yote bahawe iby'umurengera hano kuri social media byakaguza inzu n'amamodoka ubu barimo barya basaba cyane ngenza abantu bafite n'ama YouTube channel akomeye batagira n'ipantaro uri kubyumva neza ndakumva ariko si uko batari babonye amahirwe rero biragoranye gufata umuntu ngo umukure mu bugoryi n'ubucucu bw'ibifuti yagiye akorera kuko yabonye uburyo ahita yumva ko buri munsi agomba kujya atahana ifi ibaze inkoko ibaze ibiki byose avuga ngo ubukire bwa mu nda urabizi ko n'aka kantu ko kubyinira kunuza kasohotse kari gusura rero ni ukuvuga ngo bigoranye cyane ko bene uwo muntu ushobora kumugira inama yonyine ibishoboka ni uko wamuremera ikintu ukaza ukamushingira nka alimentation n'urugero warangiza ukamushyiramo n'abakozi barimo ukavuga uti bajye bakwishyura kandi Boaze yari yabaye umuntu w'umugabo ahashize ariko sinzi ibintu yatangiye n'ibyo atangiye namuhebye aho atwikira abana umwana n'umugore mu nzu nawe hariya ntiwamukunda oya njyewe umugabo ufite ubugoryi kuriye ufite ubumara utuzuye ntago njyewe yanja mu bitekerezo bivuze ko nta n'ikintu wamufasha njyewe aho kugira ngo mfate amafaranga nyahe Boaze nafata umurima nkawumugurira wenda byazamugora kuwugurisha ukamuha n'isuka akajya guhinga urumva nkandikaho kandi nabwo umugore we n'umwana we kubera yuko ko agaragara nk'umugabo ufite ubwenge uvugira no mu migani imigani se si y'ubugoryi regriya ntago ari imigani aho kuki muba mushaka kunonera abantu iriya ni imigani se nyabaki ubwongereza bucikagurika ngo ni imfura se ifura ngo ifura
nabyumvishe ndaseka rero hari abantu bashaka gufata utuntu tujyanye na politike bakatuzana hano muri imihanda ukumva ageze ukumva umuntu si cyo gihe cyo kubivuga ukumva umuntu ageze hano ndashimiranye kwa perezida wa Repubulika Paul Kagame imihanda amashuri ibintu agiye ari marogotwa nta nubwo abizi n'ibintu avuye no ku mutima we uwo muntu nta naba no muri uwo muryango avuga ntawo barizwamo ntunamuzi gusa ari wanganda umunyarwanda ariko ni imfura arebererwa nkuko andi barebererwa ariko Boaze ni imfura ariko ugasanga umuntu n'imfura ibaho nimba hari imfura itwika umugore n'umwana mu nzu agatwika inzu nimba hari imfura bagaburira igashaka kujya kumena isahani yaririyeho nimba izo mfura ariko zimeze ziba mu muryango w'ahandi ni mu bindi bihugu ariko mu Rwanda imfura turazizi tuzi n'impamvu zitwa imfura tuzi yuko burezekiye abantu bajye banatandukanye abantu bakunda gukoresha ijambo ngo imfura ariko imfura buriya uzi ko imfura iba n'intwari ibyo urabyemera ubundi imfura ni intwari nuko abantu batabizi imfura ni intwari ngaho nihagira umuntu wandika muri komenti atubwira ubutwari bwa Boaze ntange urumva ibikorwa bibiri bikomeye Boaze yakoze ni ubugwari byakagombye kumugira intwari ese reka nkubaza nimba Boaze atari we watwikiye abana mu nzu umwana mu nzu n'umugore yirukankaga ajyahe yarirutse se polisi se yamufashe agiye ariko yari yakinnye sa metero yari yagurutse baramucakiye urajyahe nimba yari uza hano yari kwitwa imfura n'intwari yari kuguma mu nzu akarwanira gusohora umugore yaba ari we wasohoye n'umwana k'umugore n'umwana yasohowe na kimasa oya ibyo tunabyihorere twakamubonye yahiye ariko umugore ari kumubundikira n'akana mu maso se ko yahiye ngo ari kuzimya arebe ko byazimika nk'umuntu wari utewe n'ikintu ni isombe bamumenye mu ibyo nje ntibindeba nakagombye kuba mubona polisi imufasha irimo imuhungura imuhanagura nkumva interview y'umugore arimo avuga uti disi twagize ibyago inkongi y'umuriro iradufata ariko nabonye urukundo rw'umugabo wanjye kuko yaturwanyeho mana we undindira umugabo mana we umugabo wanjye mana we umugabo wanjye ariko tuba twarabonye interview y'umugore bamubwiye ngo umwana mfite sowe azabiranwa n'uburakari twigira mu cyumba tugiye twumva byahiye aranacinga sha umuswa aranacinga ma urugi rwikubita aranacinga urugi se rwikuseho rwishyiramo n'amakare ko barukinguye bakuramo amakare ariko urugi rwikubiseho rushyiramo n'amakare turi kwigarira ku musozi ngewe ikintu nzajya mbabwiza ukuri Boaze senga Imana hagira umudiaspora ugukunda agoye nk'ibihumbi 500 ubeho ariko ibya social media no kongera kuyiriraho byarangiranye n'ikiganiro wakoze ushaka kwerekana ko president ntacyo amaze nta nico yamaze yakuriye n'abakunzi baza burishya ntacyo bamaze nimba n'uwagutumye ho president yakuriye hariya wakoze ikosa rikomeye uzicuza imyaka uyu munsi wa none rero ikindi yibuke ko nta mu bamwumvise bose nta numwe uri bukore unsubscribe kuri zaburi nta muntu uri bujya kuri zaburi cyangwa kuweho sap ntibibaho ahubwo ziri bwiyongere ubwo rero waruhiye ubusa nk'ingati imene icyo nakubwira senga Imana ongera ujya mu bihe byiza byo gusenga komeza ukunda umugore wawe kandi ujya kwerekana abana babyaje umugore wawe ntuzongere kwerekana abana batigeze babyaza umugore wawe ntukajye ugira iryo shyaka n'iry'ububwa ese Justin urukundo rwawe n'umugore ko mutari kurwagitingira kuri YouTube we n'umugore wawe ntimukundana nese ngiye kumubyaza umwana wa kangahe tudakundana ubu nanjye nzaza mvuge ngo ntibampembye bamfashije kumutera inda ntago baguhembye uretse ko nje bazanampemba twe turitwarira serikare tukicecekera rero nuvango abantu baba ariko kuki abantu batumva ko aba diaspora nabo bahura n'amakrize
isi yose ifite kiriza abantu babanze babyumve. ako se jeste ahangaha nkakubaze turi no kugana ku musozo umudiaspora hariya ibu diaspora amafaranga ari kuyatoragura erega cyangwa yagiye gushaka amafaranga Ezeke nanone reka buretse nkubwire kuba wafasha Boaze ni umugisha kuko hariho abantu bafasha abashonje byo turabyemeranye hariho n'abantu bafasha abababaye icyo ndacyumva rwose ariko si wo ngufasha kuba yafashwa nta kibazo Boaze ntago arigira byo ku rwego atafashwa sibyo ahubwo imva ikibazo ahantu kiri ni ukwiyumvisha ko wafashijwe uwo banyujijeho imfashanyo akayikurya nyamaze mu kiganiro hariho nimero yawe ese kuki wagiye kugufasha we atanyujije kuri nimero yawe akajya kubinyuza kwa Prezire kuki utakumva ko utafashijwe ahubwo ukwiriye kugira ibe byo gusenga ese kuki yumva Boaze Inkuru umugore we yahaye Ndahiro Valence Papi kuki yumva ko abakunzi ba Ndahiro Valence Papi atari nabo bakunzi be bakabona Inkuru barayihinyuye bagaca mu gikari bakabaza Ndahiro Valence Papi biriya bintu wabibonye ute akabwira uti kiriya kigabo cyashatse kwica umugore n'umwana Imana iratabara ariko kuko yaranatabaye tujye tubwizanya Imana yaratabaye umutipe yakijwe n'amagara ye yakije amagara ye agiye kudoda polisi afite garuka wa mukarita sura ifata muhano atari ikinyabyaha yaragifashemo ubwo yagize amahirwe ubundi baba baramucapye n'inshyi akoze muri urushyi rwo rwarabuze ko yari ari kunyanyagira reka ngushimire ibiganiro byacu rero nakagaruka giyewe nitwa Ezekiel Rukundo ntugende udakoze subscribe kuri Kiranuka TV kuri Nyako kunoranwa TV kuri Safiro TV ndetse no ku Rugendo online TV ndabashimiye murakoze cyane.